ndasenzera ngo umuntu wagiriwe ntubupfushe ubusa nshuti y'Imana, gukizwa uri mutoya, guhura na Yesu uri mutoya ntako bisa. Ese mwanyemera tugasenga isengesho rigufiya hanyuma tukinjira mu ijambo ry'Imana. Isengesho tugiye gusenga no kubwira Yesu ngo Yesu nyihishurira kugeza aho ngejeje kukumenya, nyihishuriraho ongera unyihishurire. Haleluya. Twasenganira iryo sengesho buri muntu arigirirye. Impamvu uri hano hari uko wamenye Imana, hari uko nanjye nayimenye, kandi ako gace ni keza. Benshi muri twebwe kaduhesheje ubugingo buhoraho. Uyu munsi turabizi ko turi abana b'Imana, twarababariwe, twaratsindishirijwe, amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ariko reka mbabwire Yesu wacu ni mugari cyane. Kumumenya biriyungura umunsi ku munsi. Haleluya. Reka dufatanye gusenga umubwire ngo Yesu ndagushaka, ndashaka unyihishurire, ndifuza ubuzima nk'ubwo nsoma muri Bibiliya. Ni igiki Stefano yari yarabonye cyatumye bamutera amabuye nta kwihakane? Ni gute byari byaramugendekeye mu mutima we ku buryo bamutera ibuye rya mbere bakamutera irya kabiri ari ibintu byoroshye kuvuga ati umva mbaye mbivuyemo, bakarekera kumutera amabuye? Ngo ariko ahubwo ngo mu maso ye hakarabagirana, bamureba bagasanga harasa n'ahamarayika. Ni igiki yari yarabonye? Ni igiki Paulo yari yarahuye nacyo cy'ukuri cyatumaga afite ishyaka n'umwete udashira wo kwamamaza ubwo bwami? Ni igiki cyatumaga avuga ngo uretse gufungirwa i Yerusalemu niteguye no gupfirayo? Haleluya. Ni igiki cyari cyarabaye kuri Mose cyatumaga avuga ngo nyereka ubwiza bwawe Mana? Kandi yari umuntu uvugana n'Imana ngo nk'uko umuntu aganira n'inshuti ye, ariko yahoraga afite inyota. Ndakwinginze nshuti y'Imana, Yesu ni mugari, agakiza nako ni kanini. Niba ariko navuga umuntu ashobora kugarukira ku muryango cyangwa akigira imbere kurushaho. Haleluya. Reka dusenganire isengesho rigufiya. Ndakwinginze umutima wawe ari cyo uvuga cyonyine, ubwo uti Yesu ndashaka kukumenya kurushaho ngejeje nkumenya, nyihishurira. Twakwemera tugasengana gatoya. Reka dufunge ku maso yacu, ubivuge mu magambo yawe. Yesu niwe waduteranyije uyu mugoroba, wahamagaye abahungu bawe n'abakobwa bawe, wakunze, wahaye agakiza benshi muri bo barakumenye ndetse baragukorera. Nanjye narakumenye ndagukorera nyaguhora ku ngoma. Wambabariye byaha byinshi, ndi mu myaka y'ubuntu ndetse y'inyongezo, ariko uyu mugoroba muje umutima n'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe tukwinginga, tugusaba ngo twigize imbere mu kukumenya Mwami w'abami. Ndashaka umwihariko w'abantu bakubera inshuti, w'abantu bomatana nawe. Ndagushaka Mwami w'abami, ongera unyereke ubwiza bwawe burabagirana, ongera umpe kukumenya birenze aho naringejeje Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko nabanye abantu bakumenye bafite ubuzima bugurumana umunezero wawe, bafite ubuzima bugurumana ubushake bwawe, bafite ubuzima bugurumana butakigenda buhoro, busiganwa nyaguhora ku ngoma. Narasomye Uwiteka Mana Nyiringabo, sanga Petero igihe kimwe yari afite intege nkeya, yaranakwihakanaga kandi yarakuzi, yari mu bigishwa bawe, yari muri 12 b'ingenzi, yari yaragukurikiye, ariko mu cyumba cyo hejuru yongera kumenya. Yo arinda agera mu mfata kuvuyeho, iminsi intege nkeya irashira, handi yari nyuzamo agasubira kuroba akongera akabivamo. Urongera uramwishurira nyaguhora ku ngoma. Amateka ya Bibiliya aratubwira ngo ageze mu rupfu ngo yaravuze ngo ntimumbambe nk'umwami wanjye. Ni igiki yari yarabonye cyatumaga agera mu rupfu atabivuyemo? Ni igiki yahawe cyatumye akora icyo wamuhamagariye kugeza mu masazira adacogoye? Ngwino ukiduha uyu mugoroba Mwami w'aba. Ntabwo dushaka agakiza kakamenyero, ntabwo dushaka guterana tukakuramya muri ubu buryo buryoshye tugasubirayo turi babandi tukimeze kwa kundi n'intege nke zacu. Ntabwo dushaka ko watubera Imana ya kure imeze nk'Imana y'amateka. Turashaka ibyo dusoma muri Bibiliya kubibona biri ku buzima bwacu nyaguhora ku ngoma. Ijambo ryawe ryarambwiye mu Baheburayo ngo Kristo ko ari uri kera ni kuri na n'uyu munsi ni kuzahora iteka ryose. Wowe ubwo utahindutse, ni igiki cyahindutse muri generasiyo yacu? Ni igiki cyatakaje? Ni igiki cyatakaye gituma tutabona imbaraga zawe? Ni igiki cyatakaye gituma tudafite abasore n'inkumi buzuye ubwiza bwawe n'imbaraga zawe? Ni igiki cyatakaye gituma tudafite abagore n'abagabo buzuyemo n'ubwiza bwawe? Ni igiki twatakaje Mwami muri generasiyo yacu? Ngo uyu mugoroba udukorere ikintu gishya, uhagurutse
muri aba bana bawe uhagurutse abahungu, uhagurutse abakobwa bamenyana nawe by'umwihariko nyaguhora ku ngoma, kugira ngo icy'itorero ryatakaje cyongere kigaruke. Uwiteka Mana Nyiringabo, nige kiba Petero bari bafite ku irembo ryitwa ryiza, bakavuga ngo ifeza n'izahabu byo ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha, haguruka ugende mu izina rya Yesu. Nige kitwatakaje gituma ibihe byacu byo gusenga bisigara biba nka entertainment isanzwe, mwami w'abaha. Nyamara mu gice cya 4 byakozwe ntumwa ngo babakangishije, bababujije gukomeza kuvuga mu iryo zina, ngo barongera barasenga aho bari ngo haranyeganyega, ngo buzuzwe imbaraga z'Umwuka Wera, barakomeza bavuga ubutumwa bwiza bafite gushira amanga. N'igiki twatakaje mwa, cyatuma imbyino zacu ziba imbyino zisanzwe, cyatuma amagambo tuvuga asiga nta muntu n'umwe ahinduye. Gwino kiduye umugoroba nicyo dushaka. Aba bana bafite amasomo bakabaye barimo, nanjye ndi umubyeyi nakabaye ndi mu rugo rwanjye, ariko twaje kuko tugufitiye inyota. Utwemerere utubera umugoroba udasanzwe, utubera umugoroba ijuru rikinguka. Suko mfite amagambo mashyashya ngiye kubabwira batumvise, ariko tugirira ubuntu, ukingura ijuru ku bwacu. Mutima wanjye uragushaka, mutima wanjye urakunyotewe. Aba bana harimo benshi bagushaka, barambiwe ibisanzwe, barambiwe ibimenyerewe. Twiyereke, suka imbaraga z'Umwuka Wera, zijya zisohora umuntu muri zone confortable, zijya zibuza umuntu ibitotsi akamara kwiga ariko akararasenga. Suka izo mbaraga zijya zituma umuntu ariko ibiryo byo muri kaminuza nabyo biboneka bigoranye, bitari na byiza cyane, ariko suka imbaraga zituma umuntu agira ibyo areka kugira ngo agushake. Suka imbaraga zawe zituma umuntu abihirwa n'ibiganiro bitagira umumaro, akifuza kumva ijwi ryawe. Suka imbaraga zawe zikebura umuntu zikamukura mu bitagira umumaro. Suka imbaraga zawe zituma umuntu atanyoterwa no kuzagira amafaranga menshi gusa, ariko akanyoterwa no kubona ubugingo bwa benshi bukira. Suka imbaraga zawe zishobora gutuma muri generation ya none hongera kubonekamo abamisiyoneri. Suka imbaraga zawe mwa, dukorera ikintu gishya kiri mu marika imitima yacu mu buryo bwa burundu, mu buryo bwa burundu. Siga ikimenyetso mu mitima yacu kitagisibangana muri uyu mugoroba. Urakoze Data, twaha icyubahiro, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Haleluya. Murakoze gusenga, Imana ibaha umugisha. Murakoze gukorera Imana. Ibibakurura bibabuza gukorera Imana biba ari byinshi, n'ukuri kuba mu bitsinda mukemera gukorera Imana. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ari ukuntu kuba umukristo rimwe na rimwe bisa nk'ibisebeje, cyane cyane iyo umuntu ari umujene. Haleluya. Abantu bakajya bakureba bagasanga ntabwo uzi bigezweho, ntabwo uri updated. Ariko murakoze kwemera kwitirirwa izina rya Kristo. Imana ibahera umugisha. Ibyo nifuza ko tuganiraho nuko iryo zina twahawe twarushaho kurihagararira mu buryo bukwiriye, kuko ni izina ry'icyubahiro, ni izina ry'igiciro, duhagarariye ubwami bukomeye. Haleluya. Basabye ko twaganira ku kubera abandi umugisha. Turashingira kuri Esteri igice cya 4:14, sindi buhavugeho cyane, turakomeza n'ahandi. Kubera abandi umugisha. Esteri igice cya 4:14 haravuga ngo kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe, nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi, ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Aharaho icyakwimitse ngo ube umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. Ndatekereza neza ntashidikanya ko kubera abandi umugisha ari ukugira umumaro mu gihe gisa nk'iki. Haleluya. Mu gihe cyawe ukakigiramo umumaro. Aho Imana ibera nziza ntabwo igusaba kugira umumaro aho utari wagera. Ntabwo uyu munsi Imana ikeneye ko wayitangira amafaranga menshi kuko irabizi ko ntayo ufite. Siko bimeze, ariko harimo abanyeshuri bayagira. Haleluya. Ntigusaba kugira umumaro aho utari, nta n'uwigusaba
kugira umugisha kure y'aho uri, iragusaba kugira umumaro muri none aho uri mu kigero cyawe, kandi ukabikora neza. Haleluya. Ariko hari abantu bahisemo guceceka, babaho agakiza kabo bwite, ntibanduranya, nta n'ibyo bica cyane, ariko mu isi yo mu mwuka baba bafite icyo bishe. Iyo ucecetse, iyo agakiza kabaye akawe wenyine, ushobora kutanduranya, ariko mu isi yo mu mwuka hari ibintu ibihumbi ube wangije, kuko hari ibyo wari guhagararamo, hari n'ibyo wari gukora. Imana itugirira ubuntu. Wowe wahisemo guceceka ngo nuko ukiri muri kaminuza, nuko ibintu bitari byacamo, nuko amafaranga ataraza, nuko uva mu muryango waciye mu bibazo bitandukanye. Reka umwuka wera akora ikintu gishya mu mutima wawe. Haleluya. Kugira ngo igihe cyo guceceka gishyirweho akadomo uyu mugoroba, kuko nasanze umuntu wese yakoreshwa n'Imana kandi mu buryo butangaje. Imana yacu ishimwe. Imana ntiyibeshye iguha kumva izina rya Yesu uturuka muri wa muryango umeze kwa kundi. Imana ntiyibeshye gutuma ukizwa ugira ijipo imwe y'abantu bakira abanyeshuri babemerewe gutizanya. Haleluya. Imana ntiyibeshye ugira ikote rimwe muhererekanya wenda iyo ugiye mu ivugabutumwa, ariko ikakumenyesha izina rya Yesu bikimeze gutyo, urukweto rutaraba rwiza. Yewe Imana ntiyibeshye ari wowe ufunga umwanya wa nyuma w'amanota, ariko ikakumenyesha izina rya Yesu. Ntabwo Imana yibeshye. Haleluya. Ntabwo Imana yibeshye. Irabizi neza ko we nayo hari ibyo mwakorana mugahinduka abantu b'umumaro mu gihe nk'iki ngiki bigisa bityo bitarakemuka. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Hari iminsi ibintu bikemuka, ariko hari n'iminsi yo kugira umumaro bitarakemuka, kandi nasanze ari ibintu bitangirira bikabona gukomeza neza. Amen. Haleluya. Nuko uyu mukobwa arabwirwa ngo nicecekera mu gihe gisa nk'iki, Imana ntizabura undi ikoresha, kandi ko ibikora iyo ucecetse ihagurutsa abandi. Ubu gukorera Imana ni amahirwe yaduhaye rwose. Ducecetse yakoresha abandi, urekeye kuririmba n'amajwi meza ufite, Imana yahagurutsa abandi rwose. Gukorera Imana, reka twumve ko ari ikintu, ni amahirwe, ni faveri, n'ubuntu, n'ubutoni twahawe n'ijuru. Maze kubimenya nararyohewe. Iyo umuntu akora nko mu karere, sibyo, mu karere muri district, hanyuma muri presence bakamuhamagara, abamukunda bose baracelebra, siko bimeze. Yahamagawe na office yo hejuru kurutaho. Iyo avuye mu bumeya akaba depite, cyangwa iyo avuye mu bakozi basanzwe b'akarere akajya muri guverinoma akaba ministre, abantu barabinezerwa kuko yahamagawe muri office yo hejuru, yahamagawe mu myanya yo hejuru. Dukorera umwami utegeka ijuru n'isi. Haleluya. Ntabwo kuririmbira Imana, ntabwo kuvuga ubutumwa bwiza, ntabwo gukora protokole kandi nawe ufite umugongo washoboraga kwicara, ntabwo biciriritse. Turakorera office iri high isumba izindi zose. Ujye biryoherwa ubinezererwe, kuko hari igisi kumwaza ukajya umera nk'umuntu koko wataye umurongo, wabuze ikintu, ukumva uramwaye, ukumva urabihisha, ukumva kabibiri uragahisha, ukumva hari ukuntu biteye isoni kwicara muri iyi sare. Ntabwo biteye isoni. Dukorera umwami utegeka isi n'ijuru. Haleluya. Kwitirirwa izina rye ni iby'agaciro. Umwami udapfa, ufite ingoma izahoraho iteka ryose. Haleluya. Umuntu ashobora kuzamura mu myanya y'icyubahiro bakibyandika gusa bikiri itangazo, batarabishyira mu bikorwa, agapfa akavaho bitarashyirwa mu bikorwa. Cyangwa iyo budget ngo ikabura, bakavuga ngo uwo mushinga wari utangiye budget hari ukuntu yabuze, none uwo mushinga ntukibaye. Twahamagawe n'umwami uhoraho, udapfa, udasaza. Ube proud yo kuba waragize umugisha wo gukizwa ukiri mutoya. Bye kugutera ipfunwe ngo ugere ahantu bihishe, uvuga turabizi utingine batese nawe wabaye bya bintu by'abarokore, uvuga uti yanjyayo gusa, njyayo gusa. Haleluya. Imana ibwira Abrahamu itangiriro igice cya 12 umurongo wa 2. Itangiriro 12 umurongo wa 2. Ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, ariko uzabe umugisha. Niko Bibiliya yera y'Ikinyarwanda yavuze. Haleluya. Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana, hanga havuga ngo uzabe umugisha, biravuga ngo uzahesha abandi umugisha. Mu yandi magambo uzahinduka isoko
y'umugisha ku bandi. Nzakwamamaza, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, ariko ndagusaba ngo nawe uzahinduke isoko y'umugisha. Haleluya. Biri rimwe Gifaransa nasomye yitwa Louis Sego yavuze ngo tu seras une source de bénédiction. Uzaba source ya blessing. Haleluya. Uzahinduka isoko y'umugisha. Mu yandi magambo, mu nshingano Abrahamu yari afite si ukwakira umugisha w'Imana gusa, ahubwo no kugira ngo abantu bavoma umugisha muri we. Haleluya. Abera abandi umugisha. Uzi ko Imana igiye yaguhaga agakiza ikakaguhungana nk'uko ngana, yari itegereje ko uzaba isoko abantu bavomeramo umugisha. Wakwiceba ukavuga uti se ko bitajyanye, ko bitanasa, umuntu nkanjye yamvomaho iki? Ariko ijuru ryari ribizi kandi rifite package, rifite ibintu bihumbi byo gusuka muri wowe kugira ngo abantu bavome umugisha muri wowe, bavome ubuzima muri wowe. Imana yacu ni nziza. Haleluya. Imana idutegerejeho kubera abandi umugisha, but ariko ntiwatanga umugisha wowe ubwawe utarahinduka uwo. Hari umuntu unyumvise? Ntiwatanga umugisha wowe ubwawe utarahinduka umugisha. Imana ni nziza. Abakoresha batari Imana ashobora kugutuma ibintu, ukajya ujya gutanga ibintu, ukajya wenda ujya gutanga nk'imiceri, ukajya ujya gufasha abantu wenda unarwaye, ariko icyangombwa ashaka nuko akazi ke gakoreka. Abo ni abakoresha b'abantu batwebwe. Ariko Imana ntigutuma guhinduka isoko y'umugisha wowe utaraba umugisha. Haleluya. Imakinga sure, irabyifuza, irabishaka kuhinduka wowe ubwawe umugisha. Kabura umugisha ugenda uri mugendagenda hano muri Kristo. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Uraza kubyumva kubw'ubuntu bw'Imana. Amen. Uzahinduka umugisha kandi byiteka ari uko ubuzima bwawe bwahujwe na Kristo nyiri umugisha w'ukuri. Amen. Hari ibintu byinshi bishira ariko bifite umumaro twita umugisha. Ariko uyu mugoroba ndifuza ko turi buvuga umugisha ni koko ushobora no gushira, ariko tukawukonekta n'umugisha w'iteka. Haleluya. Kuko niwo mwihariko watwebwe abigishwa ba Yesu. Ibindi bintu byose waberamwe abandi bantu umugisha. Hari abandi bantu babikora, ababudiste barabikora, abayisilamu barabikora, abandi basengera bo mu tempo y'Abahinde yindi ntazi ko yitwara hejuru barabikora, abandi benshi barabikora. Umwihariko w'abigishwa ba Yesu nuko duhindukira abantu umugisha, ariko tukabakonekta n'umugisha w'iteka ryose, ikintu batazongera kwamburwa. Amen. Haleluya. Umugisha wose watanga must be connected to the eternity, kuri eternity. Muranyumva nshuti z'Imana? Ni ikinyoma cya Satani kugirira abantu neza, ariko barangiza ubugingo bwabo bukazarimbuka. Impamvu nkita ikinyoma, gihinduka ikintu cyo guturisha ibitima nama yacu gusa, gihinduka ikintu cyo guturisha conscience yacu gusa. Abakijijwe turi hano, haleluya, abagize umugisha wo kwakira Yesu, tukaba dufite ubugingo buhoraho. Umva icyo Imana igushakaho, nuko ineza yawe yose izaba izinzwemo, ihishemo guhuza uwo muntu na Kristo, nibwo bizaba byuzuye. Ayiwe cyama mukanyumva. Haleluya. Iyo atari uko bimeze, ibyo twakora byose biba bituzuye. Amen. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo umuntu byamumarira iki gutunga iby'isi byose narimbuza ubugingo bwe. Mana ishimwe kuzakora ukagira amafaranga, ukabona akazi keza cyangwa ugahimba akazi. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko tuzazana impinduka muri kino gihugu. Imana ishimwe. Ariko Bibiliya ikambwira ngo umuntu byamumarira iki? Matayo 16:26 ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi. Ariko ibintu byose muzi ukuntu biryoha. Haleluya. Amafaranga araryoha, turakayagira. Mana ishimwe cyane, turakagira ibyo twifuza, dukemuza ibibazo byacu tugakemuza n'iby'abandi. Ariko Bibiliya igatinyuka avuga ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe
cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe? Mu yandi magambo, kubera abandi umugisha tukabageza hagati tutabagejeje kuri Kristo, tuba dukoze ikintu cy'igice. Haleluya. Biratangaje uburyo Yesu yitaga ku bantu, yabitayeho pe. Murabizi abantu benshi baramukurikiye amaze iminsi abigisha ngo 3 ngira ngo bashonje, ngo yahindukira akabareba, ngo agasanga ngo bameze nk'intama zitagira umwungeri, akabababarira, agasanga barushye, akabaza abigishwa uko babona ibyo kurya, agatubura imigati n'ifi bakarya. Yesu yitaga ku nzara y'abantu, Yesu yitaga ku burwayi bw'abantu. Ariko ntabwo Yesu mugoroba yahise ashinga kampani yo kumara inzara muri Yerusalemu. Muranyumva nshuti z'Imana? Ese yaragabuye? Yes, yaragabuye. Ese yitaye ku nzara y'abantu? Yes, yayitayeho. Ese yitaye ku burwayi bw'abantu? Yes, yabwitayeho. Haleluya. Ariko yahoraga avuga ngo reka tujye no mu yindi midugudu tubabwire ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ntabwo yigeze avuga ngo tujye mu yindi midugudu dukemura ikibazo cy'ubushomeri. Ayiwe, murakomeza mu nkunde. Haleluya. Ntiyigeze avuga ngo tujye mu yindi midugudu dukemura ikibazo cy'ubukene. Umva, Imana niguha amafaranga uzamenye ko atari yo kurya wenyine, hari abandi bantu muzayasangira. Imana niguha imyenda 2 muri iri shuri cyangwa 3, uzareba umuvandimwe wawe ufite akenda kacuyutse cyane umuhe. Ariko ubwami bw'Imana burenze ibyo. Haleluya. Haleluya. Ntabwo bahise batangiza ishyirahamwe rivuga ngo ubwo noneho Yesu akiza abarwayi reka dukore hospital, dukore ibitaro, abantu bose baze bakire, ubwo tubasha gutubura imigati reka tujye muri uyu mujyi tumaremwe inzara, tujye ahandi tumaremwe inzara. Ese ibyo bibazo ntibyari bihari? Byari bihari. Ariko ubwami bw'Imana burenze kurya no kwambara. Haleluya. Torero ry'Imana turimo turahusha ikintu, turimo turahusha ikintu twahaweho nk'umwihariko wacu twenyine. Ni wowe nanjye bakijijwe, dufite urufunguzo rwo guhuza abakiri mu mwijima n'ubwami bw'umucyo. Ni wowe nanjye. Kugira neza tubihuriyeho n'abantu benshi. Ese ndimo ndabigisha kutagira neza? Oya, ndimo ndabigisha kugira neza, ariko ngo mwe kugarukira aho ngaho. Umuntu byamumarira iki? Orutansi aramutse amwubakiye inzu, akamuha imyambaro yo kwambara, akamwishyura minervari, ariko yarangiza ntamubwira iby'ubugingo buhoraho. Ndifuza ko dutekereza kubera abandi umugisha, dutekereza kutagarukira kubigirira umumaro umubiri. Ariko ibigirira umumaro umubiri, umva icyo bidufasha, bitubera envelope nziza yo gupfunyika gift y'igitangaza yitwa agakiza. Haleluya. Kuko nanone agakiza kanjye sinzabona uko ngapresenta igihe umuntu atazambonaho ineza ya Kristo, igihe umuntu atazambonaho ubugwaneza, igihe umuntu atazambonamo impuhwe, igihe umuntu atazambonamo kwera imbuto, igihe umuntu atazambonamo gutandukana nawe, sinzabona uko ntanga agakiza. Muranyumva nshuti z'Imana? Sinzabona uko mvuga Yesu igihe ambaraje yanjye, envelope yanjye izaba isa nabi, izaba itattractinga, igihe umuntu azandeba agasangana umushiha n'ubugome na bya bindi byose. Ariko ibyo ngibyo na envelope, muranyumva nshuti z'Imana, ituma dutanga icy'ingenzi. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Yesu yaje ari umucyo, arangije uwo mucyo arawuguha kugira ngo igihe azaba atagihari uzasigara ari wowe utanga. Muri Luka 2, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 2, murongo 28 kugeza kuri 32. Umusaza nkunda nzaramutsa ningera mu ijuru. Haleluya. Nawe uramukunda? Simiyoni, umuntu wari ufite ijwi ry'Imana, abandi bose bari mu bitotsi by'umwuka. Nzamuramutsa Simiyoni. Haleluya. Simiyoni aramuterura ashima Imana. Ateruye nde? Agahinja, umwana Yezu, wazanye na mama we Mariya n'umugabo wa mama witwa Yosefu. Uruhinja rusanzwe utabona mu bumana, ariko umugabo ufite umwuka wera, kandi umwuka wera ataraza. Reka mbabwire nshuti z'Imana, ntimureba ko iki gihe kiguriyemo ibyaha? Ntimureba ko rimwe na rimwe abakristo n'abadakijwe byose bisa? Ariko birashoboka ko wowe waba umwihariko. Haleluya. Simeyoni yari yuzuye umwuka wera ataraza, atarasukwa mu buryo Yesu yasezeranyije, aricyo gihe tuhagazemo natwe uyu munsi. Ariko Simeyoni yari yuzuye umwuka wera. Ntuzakangwe n'ibyaha n'ababivanga, birashoboka ko wowe waba umwihariko.
hari abantu bashaka kuba umwihariko ngo tugendane. Haleluya! Nubwo bimeze gutya, Simeyoni yari umwihariko. Waba umwihariko wiga muri Kriste, abakristo rimwe barakopera ubundi bagakizwa. Haleluya! Ikizamini cyabonetse, Imana ntago kiboneka hano, nta makuru ufite, muramenye sibyo nari mvuze. Haleluya! Ariko gukopera arabikora no kuririmba akaririmba, ariko bishoboka ko waba umwihariko. Abadodesha batakadodesha, ariko birashoboka ko waba umwihariko. Amen. Simeyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami noneho, Luka 2:28-32, Mwami noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nkuko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli. Umugisha nifuza kuvuga uyu mugoroba wabera abandi ni ukuba umucyo uvira Kriste yose, ni ukuba umucyo uvira amahanga yose, ni ukuba umucyo uvira umuryango wawe wose, ni ukwemera wowe ugahinduka ubwo bwiza bwari bwambaye Kristo mu gihe cye, uyu munsi akaba yarabuhaye itorero, ngo no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli. Simeyoni arimo arabivuga ku gahinja gasanzwe baje kumurikira Imana nkuko n'izindi mpinja bazizana. Haleluya! Ariko Yesu yaraje kuba iki ngiki, yaraje kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwe. Haleluya! Uyu munsi Yesu ntago akiri mu isi, nta nubwo Yesu azaza kwiga muri iri shuri, ariko wowe urahari. Haleluya! Yesu ntago tuzamubona agenda mu mihanda ya Kigali, ntago tuzamubona hano muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko wowe nanjye turahari. Haleluya! Kandi duhari turamutse tumenya agaciro k'icyo Yesu yakoze mu buzima bwacu igihe yaduhaga agakiza, wagenda wemye kandi ibibazo bigihari. Duhari tutari ku bwacu, duhari dufite uyu mucyo we muri twebwe. Abakijijwe twese dufite umucyo w'ubugingo muri twebwe. Ubwami bw'umwijima burabizi, ababiyoberwa ni bande? Ni twebwe sometimes tubiyoberwa. Imana itugirira ubuntu. Haleluya! Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 11 33 kugeza kuri 36, ngo nta wakongeza itabaza ngo arishyire mu mwobo cyangwa munsi y'intonga cyangwa munsi y'igitebo, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo ngo abinjira babone umucyo. Itabaza ry'umubiri ni ijisho, nuko rero ijisho ryawe iyo rirebye neza n'umubiri wawe wose ugira umucyo, ariko iyo ribaye ribi umubiri wawe wose ugira umwijima. Witonde rero umucyo ukurimo utaba umwijima. Niba umubiri wawe wose usabwa n'umucyo, ari nta mwanya n'umwe ufite umwijima, umubiri wose uzaba ufite umucyo, nk'uko itabaza rikumurikishiriza umucyo waryo. Haleluya! Hari ikintu namenye, ahantu hose uri waramaze gukizwa, nicyo gitereko cyari ryatabaza. Igitereko cyawe cy'uyu munsi ni ahangaha wicaye. Haleluya! Ni ahangaha uri muri rino shuri. Igitereko Imana yampaye kugira ngo nicareho meze nk'itabaza, naho ndi ni mu muryango wanjye, naho ntuye, naho mbarizwa. Haleluya! Ntago ndiyo nkanjye nk'uyu mudamu uri hano imbere usanzwe, ntabwo uriyo nkawe nk'umukobwa uvuka ibunaka nk'umuhungu usanzwe. Uriyo hari ikintu Imana yashyize mu buzima bwawe. Ndagira ngo tugendane inshuti z'Imana muri Yohana igice cya 8:12. Haleluya! Ngo Yesu yongera kubabwira ati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ibintu byarahindutse. Ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Haleluya! Umucyo w'ubugingo utandukanye no kugira amafaranga cyangwa no kuyabura. Unkurikira ndi umucyo w'isi. Umuntu unkurikira, umuntu wanyizeye, muri we afite umucyo w'ubugingo, afite muri we kuba yahereza abandi bantu ubugingo. Haleluya! Iyo umuntu afite buji, bajya babikora mu gihe cyo kwibuka, buji ucanira undi, ucanira undi, ucanira undi. Ni wowe Imana ifite ushobora gucanira abantu bari mu mwijima, ubuzima bwabo nabwo bukakira umucyo w'ubugingo. Haleluya!
niyo mpamvu nta hantu dukwiriye gusuzugura aho Imana idushyize. Ntabwo muri Kristo ari ahantu ha transitory. Aha, iki ni igitereko cyawe. Aha ni ahantu Imana yazanye ubuzima bwawe kugira ngo umucyo w'ubugingo wakiriye, uwo murarana, uwo mwicarana, uwo mwigana azabwakire. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Cyamukanyumva. Ubushize umudamu twari twasuye wari wagize ibyago, najyanye n'undi babanye muri kaminuza i Butare. Uwo twari twajyanye ni watumye akizwa. Ngo yarakijijwe, akizwa neza. Urumva habagaho kumakiza biracyabaho bantu kurarana. Okay, simbizi. Noneho nguwo uwo kijijwe mbere akamakiza abandi bakaza kurana nawe, akihangana nta binube n'ibiki. Yarangiza mu ishuri akaba uwa mbere, yarangiza amaso yo gusenga akaba yagezeyo, akiga vuba vuba, agakora amasuka, agatunganya ibintu, akababwira neza, akabitaho, bakamubona mu gashyamba asenga, mu ishuri bakamubona yagezeyo igihe bazana amanota bakaba yabaye uwa mbere. Noneho ubwo bose uyu munsi bose babaye abadamu bakuru. Ariko uwo mudamu wundi akamwitegereza, ngo yaje kwemera kwakira agakiza atamuvugishije n'ijambo na rimwe. Inshuti y'Imana, Kristo ni igitereko Imana yashyizeho ubuzima bwawe. Haleluya. Kugira ngo umucyo w'ubugingo wahawe uzamurikira undi muntu mu bantu. Ntabwo tuzi agaciro k'ubugingo bw'umuntu. Yesu yaduhaye urugero rw'uwo mugani w'umuntu wasize intama ze 99. Kuba amatorero yacu yuzuye abantu, kuba mufite korali nziza zirimo abantu benshi, haracyari abantu ibihumbi batarakizwa. Kandi abo bantu bababaje ubwami bw'Imana, kuko ubugingo bumwe nubwo agaciro kuba tubambiwe. Haleluya. Ngo asiga 99 zimeze neza ziri muri korali, akajya kwita ku mwana w'umusore n'umukobwa bapfiriye mu rumogi, bapfiriye mu busambanyi. Ubugingo bw'umuntu wese nubwo agaciro. Rero mva babwire, iyo dutangiye kwita ku by'Imana yitaho, haleluya, Imana niba navuga ngo igirira umwete, ihagurukira kubungabunga ryatabaza riri kuri cya gitereko. Ntabwo tuzi gukurura ubucuti n'Imana. Kugira ngo umbere inshuti, tube twaba inshuti kandi unkore ku mutima, nuko ibintu nshishikayemo ubishishikaramo. Siko bimeze. Ibintu biri ku mutima wanjye, ibintu nkunda, ibintu nshaka gukora, kugira ngo tube abantu bashaka kugendana kenshi, babe inshuti cyane. Nuko ibintu biri ku mutima wanjye, ibintu bindaje ishinga nkuko bavuga, ibintu ufitiye umwete, nuko uzuka byinjiramo. Haleluya. Niwinjira mu bintu biri ku mutima wanjye, ntabwo uzambura, tuzavugana amasaha yose. Ntabwo wansaba randevu ngo mbure, kuko hari ibintu duhuriyeho. Siko bimeze. Haleluya. Haleluya. Ubugingo bw'abarimbuka, ubugingo bw'abatarakizwa nubwo agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Inshuti z'Imana zose, abantu Imana idakuraho amaso nubwo iturebera icyarimwe, abantu Imana ishobora kugira ibindi bintu babwira, n'abantu bafashe ibiri ku mutima w'Imana bikajya mu mitima yabo. Kadoyese icyubahiro. Haleluya. Ntuzibagirana, ubuzima bwawe buzaba hari ubw'agaciro aho ugana naho. Ubu hari abantu bimuka, bamwe bakajya Kibunga, abandi bakajya Canada, abandi bakajya muri Amerika, abandi bakajya Burundi, ntibagire icyo bahombye ubwami bw'Imana, ntibagire n'icyo babwungura, kuko aho bari ntacyo bari bamaze, naho bagiye ntacyo bagiye kumarayo. Kwimuka bakabona buruse bakajya Harvard, ntacyo bimariye ubwami bw'Imana. Kuyibura bakaguma ahantu, ntacyo bimariye ubwami bw'Imana. Ariko hari abandi, haleluya, ubuzima bwabo bukonektanye n'imigambi y'Imana, kuko Imana irabizi ko naza muri Kristo hari abasore 5 bazakizwa, hari abakobwa 5 bazakizwa. Oh haleluya. Iyo arangije icyo yagombaga kuhakora, Imana ubwayo iramudeployinga. Haleluya. Haleluya. Iravuga ngo hari ubugingo burimo buzerera muri Amerika, ngiye kumujyana muri university. Ikavuga ngo hari ubugingo burimo buzerera mu mudugudu wa Kanaka muhakaza hanga. Hari ubugingo burimo buncika mu karere ka Kanaka muhema akazi. Ntago dusaba akazi gusa kubwo gukora akazi. Abamenye icyo Imana ikunda, tuba deployed, ijuru riratwohereza. Kadoyese icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Ubugingo bw'umuntu nubwo agaciro nshuti y'Imana. Ishobora kutabohereza mu byiza gusa, ishobora kubohereza n'ahandi bafite ukundi gukonekta n'izindi destiny.
Yosefu yaciye muri gereza kugira ngo amenyane n'aba bagabo bakora ibwami, bamenye ko hari umusore w'umuheburayo w'umugurano ubasha gusobanura inzozi. Appointment y'Imana ishobora no guca abantu bameze nk'aho ngaho, ariko tuba appointed. Haleluya. Tuba deployed, ntago tuzunguruka. Ese ubwami bw'Imana bugufitemo inyungu ko wakijijwe? Haleluya. Imana itugirira ubuntu. Amen. Ushobora kuba umukobwa usanzwe, hari abakobwa benshi bakurusha amafaranga, bakurusha na telefone igezweho, ariko ufite umucyo w'ubugingo muri wowe ntago bawufite. Haleluya. Bashobora kuba bafite amataye n'inzobe cyangwa n'igikara no guseka neza n'imisatsi ireba hirya cyangwa hino ariko badafite umucyo w'ubugingo. Iyi si iri mu mwijima ukabije. Ku rubuga rumwe mbanaho n'abadamu b'abakozi b'Imana boherejeho video kare y'umwiyerekano, sinzi igihugu wari urimo, sinzi n'igihe wabereye, umwiyerekano w'abantu bambaye ubusa. Bamwe bari ku magare, abandi barimo baradefira bambaye ubusa burundu, ariko burundu utagira ngo ni mini cyangwa ni ubusa. Isi iri mu mwijima uteye ubwoba, ku buryo Imana irimo irashaka abahungu n'abakobwa muri generation zose. Nshuti y'Imana, ntago ku myaka yanjye ngezeho hafi 50 nabasha kuvugana n'umwana w'umukobwa mutoya nkuko wowe mukobwa mutoya mwavugana neza ukamubwira ibya Yesu. Kuko yandebye aravuga ati none se ubundi nutavuga Yesu uravuga iki? Urashaje, wamaze gushaka, ibibazo mpura nabyo ntago wabyumva. Kandi koko sinabyumva 100%, ari ibintu byinshi dutandukaniyeho. Ariko nahura n'umwana w'umukobwa wamize Yesu, bari muri generation imwe, bazavuga ururimi rumwe bumvikane. Yesu arabakeneye. Ntago yari imyaka yo gupfa ubusa. Ntago muri ingwiza murongo ngo dufite abastare runaka bamaze gukora amazina. No. Ahantu wavuga ubutumwa atandukanye naho nabuvuga. Ufite imbaraga zihindura umuntu mwegeranye kurusha uko nzifite. Mana yacu tugire neza. Haleluya. Mwihariko w'itorero, mwihariko w'abakijijwe kubera abandi umugisha, twebwe bizirikanye na eternite, bizirikanye bigomba kuzirikanywa iteka n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Amen. Umugabo w'Imana witwa Yohana Umubatiza, Yesu yari arimo kumuvugaho mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo wa 35. Ndimo nifuza kugusaba kudapfusha ubusa imyaka yawe. Yohana 5:35. Yahereye hejuru amuvuga, ariko ndifuza kuvuga kuri 33. Ngo yari itabaza ryaka rimurika. Inde? Yohana yari itabaza ryaka rimurika. Ngo namwe mwamaze igihe gito, murabizi ko ataramye, murabizi ko yapfuye ari mutoya, yapfuye ari umujene. Uwo yari itabaza ryaka rimurika. Namwe mwamaze igihe gito mwishimira umucyo we. Haleluya. Yohana yari itabaza ariko ribaninga, rigurumana, hanyuma rikabona kumurika. Haleluya. John was a lamp that burned and gave light. Ese ushobora kwemera muri iyi generation tukabona abasore n'abakobwa bagurumana, bafite ishyaka rigurumana rya Kristo muri bo? Ngo Yohana yari itabaza ariko ribani, iyo umuntu agurumana ntashobora gupfa kwicara nta kintu arimo amara mu bwami bw'Imana. Muranyumva basize Imana? Ntagira iminsi yakonje, nta mwaka upfa ubusa, nta kwezi gupfa ubusa, nta cyumweru gipfa ubusa. Hari ibintu biba bibira by'ubwami bw'Imana bibira muri we bigurumana. Ngo Yohana ariko yari ameze, kandi koko niko yari ameze. Iminsi mike y'Imana yamuhaye yarayikoresheje. Haleluya. Ngo yari itabaza ariko kuko hari amatabaza anyenyeretsa nk'ayandi twigeze kuvuga. Ngo umucyo wawe nuzima, hari amatabaza yazimye. Kandi hano hanze hari ibintu ibihumbi byiteguye kuzimya abantu. Hari abandi bahungu n'abakobwa beza bababanjije muri generation zabanje muri zi kaminuza, bari hanze mu mirimo itandukanye.
bamwe bahindutse amatabaza yazimye. Amafaranga bashakaga n'imyanya bashakaga bamwe barayibonye, ariko ntiyibuka niba yari muri jebeyi, imirimo yakoze muri rasa, iyo yakoze muri rajepra, iyo yakoze muri yindi yose byarangiriye mu ishuri. Ni itabaza ryazimye. Ariko ngo Yohani yari itabaza rigurumana kandi ryaka, kandi abantu baprofise umucyo we igihe gito. Haleluya. Igihe cye yaragikoresheje. Ngo yari itabaza ryaka kandi rimurika, namwe mwamaze igihe gito mwishimira umucyo we. Umucyo wa Yohani waramuritse, abantu ibihumbi barakizwa. Ngo bamuzagaho abasirikare bakavuga ngo tugire duti, akavuga ngo nimugende munyurwe n'ibihembo byanyu. Kuva kera ngo abasirikare bahembwaga make. Nimugende munyurwe n'ibihembo byanyu, mwe kurenganya ukwiriye kurenganya. Abandi bakaza kubaza none se tugire guti? Umuriro waka muri we watumye ataba mu mazu, singusaba kuyavamo, ariko watumye ahinduka integuza y'ukuri, udatinya guhangara umwami Herode, ukomeza gutangaza ukuri. Yohani yarinze apfa, yarakoze icyo yagombaga gukora. Urahitamo kuzagera mu maofisi y'icyubahiro meza ari mu intebe y'ikaraga, ariko ukabitabaza ryazimye, cyangwa urahitamo kuzagerayo ukagenda n'umuriro w'Imana muri wowe, ukazazana impinduka aho hantu. Ni amahitamo urayafite, icyo uzahitamo nicyo uzafata. Ntabwo mvuga ko abo bantu bose bakoreye Imana bakiri mu university bose bazimye. Turabafite abapasiteri beza bavuye mu bantu bameze nk'amwe, turabafite abagore n'abagabo beza barimo bazana impinduka za bucece hirya no hino mu bigo bitandukanye, turabafite beza, ariko abeza nibo bake ugereranyije n'abantu bakoreye Imana bakiri abanyeshuri, ariko uyu munsi bakaba ari amatabaza yazimye. Utazibwira ko ubukene aribwo bwonyine buzimya abantu. Ubukene burazimya nk'uko gukira kuzimya cyane, ahubwo kuko uzagera mu myanya y'icyubahiro. Ubu hano twicaranye n'ibyiringiro by'igihugu cyacu, uzagera mu myanya y'icyubahiro, uhure n'abantu b'abanyabwenge, usange kubaha Imana bitangiye kukubera ubuswa. Bakubwira ngo umuntu wize, ngo umuntu ufite PhD, ngo ravuga ngo wayine nimbi, ngo uzi byiza byayo, abidescrive simbiza, bisobanura uburyo wayine ari nziza ku mubiri, akubwire n'ibyiza byayo. Nawe ni wireba usange wicaranye n'abagabo 10 bafite uturahure twa wayine, usange n'ubuswa, usange kubaha Imana n'ubuswa. Ese mwanyemerera uyu mugoroba Imana ikabyutsa muri twebwe abasore n'abakobwa bagurumana imbere muri bo, bameze nka Yohana Umubatiza. Ngo yari itabaza, ariko yari itabaza rigurumana hanyuma rikamurika. Isi yuzuye umuriro w'ububi, isi yuzuye umuriro w'ibyaha n'ibibazo. Abakristo bazabishobora ni abakristo bahindutse umuriro. Umukristo w'akazuyazi, iyi si izakuzimya, irakwasamiye, iragutegereje. Nugenda uri akazuyazi izakumira, ariko nugenda uri umuriro ugurumana uzagerayo umeze nka Daniyeli. Haleluya. Yabaye i Babuloni mu gihugu cy'utubaha Imana, ari umusore wagiye wenyine, ariko aravuga ngo sinziyanduza. Agira icyemezo mu mutima we, akigira akiri umusore uri mu irushanwa. Mu yandi magambo ni nk'uwajyanywe muri interview y'akazi, utazi niba ari bukabone cyangwa atari bukabone, ucyambaye nabi nk'umusore w'umunyagano, bitari byacamo, ariko umusore ugurumana ufite ingamba zo gukomeza kubahisha Imana ya Isiraheli. Haleluya. Arazamuka ajya mu myanya y'icyubahiro, arakomeza aragurumana, arakomeza yubaha Imana hamwe n'abari abasore bagenzi be. Umuriro w'ibyaha w'i Babuloni ntiwamushobora, kuko yari asanzwe agurumana muri we. Nugenda utagurumanira Imana, ni ukuri nusohoka hano hanze uri akazuyazi, uzazima. Kugira ngo rero ube umugisha, kandi ube umugisha mu buryo buhoraho, ni ukurekeraho kuba akazuyazi. Kuko iyo akazuyaze na ya neza washaka kugira abantu ntuyibasha, kuko ari ibintu byose bitarakemuka muri wowe. Yesu utarabiha Yesu ngo abikemure. Uyu muntu uzamugirira neza mu kanya bari wowe umuvuga, uzamugirira neza igitondo kimwe wasetse, kindi gitondo ubyukana umujinya n'uburakari. Yibaza ariko si by'uyu muntu bimeze gute? Nimuze dusange Yesu akora umurimo wuzuye mu mitima yacu, duhinduka amatabaza yaka kandi agurumana. Ibizimya by'isi bizaba bitakikubashije. Haleluya. Turifuza kubera abandi umugisha, ariko umugisha ukonekise kuri eternity, umugisha ukonekise kuri eternity, umugisha udashira. Nongere nkubwire ngo wakura ukagira amafaranga
kubakira iwanyu amazu, kwishyura abana b'imfubyi minerivare, ibyo bintu ni byiza cyane. Ariko reka nkubwire ko hari n'abandi babikora, bashobora kwishyura abana minerivare ariko barangiza bakanabasambanya, bashobora kwishyura abana minerivare ariko barangiza bakabakoresha amafuti. Hakenewe indi generation ishobora gukora ibyiza ariko bihuza abantu n'ubumana. Hakenewe urubyaro rumeze gutyo, ni wo mwihariko wonyine w'itorero. Ibyo birenze idini ryawe, birenze korari yawe, birenze izina ryawe, ni ibintu by'ubumana. Wemere Imana yuzure mu buzima bwawe, wemere ntubitabaza rizima, ntubitabaza rinyenyeretsa, usabe Yesu ngo ngwino wuzure ubuzima bwanjye. Ndifuza kuba umugisha ku bandi ariko umugisha w'iteka, kuko iyo umuntu atabaye umugisha w'iteka, abo twakomeje ni twebwe dusubira inyuma tukabagusha. Abari batangira urugendo rw'agakiza, imyitwarire yacu ikabasubiza inyuma. Ndifuza ko iki cyifuzo cyagwirira mu mutima wawe, ukavuga uti ninjye byiringiro by'itorero, ni njyewe Yesu afite. Yari umucyo w'isi ariko asiga nkongeje. Mucyo w'ubugingo uyu munsi uri mu mutima wawe, nutawutanga uzaba uduhemukiye. Pawulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwe rwa 2 igice cya 2 umurongo wa 2, ngibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi, uzabibwira abandi bantu bo kwizerwa, bazashobora kubyigisha abandi. Ese urebye itorero ry'u Rwanda, iyo urebye abitirijwe izina ry'Imana muri icyo gihugu, iyo urebye uko badufata, iyo urebye isoni duteje, se mujya mubireba? Se mujya mubona ko gukizwa bitubashywe? Se mujya mubona ko kubaha Imana bidafite ijambo? Turavuga muri kino gihugu n'abapfumu bakavuga. Uri byiringiro by'ubwami bw'Imana muri kino gihugu, wipfusha ubusa ubuzima bwawe, witinda mu tuntu tudafite umumaro. Yesu aragukunda, yiteguye kugukiza ibikomere byo mu muryango, imibabaro wazaniwe n'ubukene no kuvuka mu muryango ukennye utishoboye, imibabaro wazaniwe n'ibyakubayeho kuva mu buto, imibabaro wazaniwe n'ibintu runaka udakunda ku mubiri wawe, imibabaro wazaniwe n'igisuzuguro runaka n'ibintu byose byagusuzuguje. Yesu yiteguye kugukiza, ariko ndakwinginga wibuke ko ari we byiringiro by'ubwami bw'Imana muri generation. Ese ubura umuntu wo kwizerwa, wambere umukobwa wo kwizerwa, kavuga ngo aho ntageze ngewe Hortense wowe uzagerayo. Wambere umuhungu wo kwizerwa, kavuga ngo aho abakozi b'Imana muri iki gihugu batageze wowe uzagerayo. Watubera umuntu wo kwizerwa, ukavuga ngo niba barageze muri aya ofisi bakazima bagahinduka urumuri rwazimye, ngewe sinzazima. Ese watubera umuntu wo kwizerwa, ukavuga ngo amafaranga natinda kuboneka, akazi nigatinda kuza, mwami umucyo w'ubugingo uri muri ngewe uzakomeza kumurika. Ese watubera umuntu wo kwizerwa? Kubyina Imana ni byiza, ariko ntekereza ko ababyina ziriya ndirimbo zindi zitubahisha Imana bashobora kuba bafite na tactics na techniques ziruta izanyu. No kuvuga ngo ntibihagije. Ikintu cy'umwihariko dufite ni umucyo w'ubugingo dufite imbere muri twebwe. Urawutanga ute? Urawutangaza ute? Uko tugaragara inyuma, imyitwarire yacu bituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro cyangwa risuzugurwa. Niyo mpamvu ukwiriye kwemera, nshuti yanjye, ukwiriye kwemera umwami Yesu agakora umurimo uhagije mu buzima bwawe, umurimo wose, kugeza yewe no ku kinyabupfura gisanzwe. Kugeza ku myitwarire isanzwe itagayitse, umuntu akakubona ataramenya n'iby'agakiza kawe, ariko agasanga uri umuntu wo kwifuzwa, akaba yavuga ngo twakura he undi umuntu umeze nk'uyu, kuko babivuze kuri Yosefu. Ariko wemere wandavure uhetse umucyo w'ubugingo muri wowe, wandavure ari we muntu Imana izakoresha gukiza bene wacu. Abakorera Imana y'ikinyoma bakurushe kwitwara neza, bakurushe kwitwararika. Uyorayora ibintu uhagarariye Imana mu isi. Kadusenge.
ndagira ngo usenge wisabire Imana ikugire umuhesha w'umugisha mu gihe cyawe, ikora umurimo wose mu muntu wabamwe imbere, umuntu ikintu cyaba cyakubuza kuba uwo mugisha Imana yari itegereje. Ese zaba ari intege nkeya? Ese byaba ari ibikomere? Ese byaba ari ubunebwe bwo gusenga ukaba nta kabaraga wifitiye? Ni igiki? Ni igiki? Data, 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 aba bahungu beza n'aba bakobwa beza n'ibyiringiro by'ubwami bwawe muri iki gihugu no hirya no hino ku isi, suka umwuka wawe, suka imbaraga zawe, kora ku kintu cyose cyamubuza kubitabaza rigurumana kandi ritanga umucyo, kora ku kintu cyose cyamuzimije kikamuhindura usanzwe kandi yikoreye umucyo w'ubugingo, gikoreho mwami w'abantu. Kora ku mibabaro ye yamutesheje umurongo akababara cyane akibagirwa ko aguhagarariye, yimukize kandi yimutwaze. Kora ku mvune ze nyaguhora ku ngoma, zikoreho, zikoreho, umuhagurutse mu mbaraga zawe kugira ngo atware umucyo w'ubugingo washyize muri we. Hagurutsamo abaruta Yohana umubatiza nk'uko wavuze ngo muto mu bwami aramuruta. Hagurutsamo abaruta Yohana umubatiza, hagurutsamo abaruta ba Daniyeli na ba Yosefu, hagurutsamo abasore n'abakobwa bo muri iyi generasiyo no muri iyi myaka nyaguhora ku ngoma, maze ubatume hirya no hino bahinduka amatabaza atarazimye. Wongere watse abari barazimye muri bo, wongere ukongeze abari baracogoye muri bo, abari baracogoye watse umuriro wawe muri bo. Abigeze kugukorera mu mbaraga iyo munsi zigashira wahagurutse. Abatarakora nyamara bafite ibintu byinshi wabitse mu mitima yabo, babyumva bakuva bateye ubwoba bakagira ngo sibo wabwiye, bakabona ntibijyanye nabo nuko bangana, ubahagurutse mu mbaraga zawe. Urakoze mwami, tuguhaye icyubahiro, turagushimira umurimo wawe ukomeye mu mitima yacu, turagushimira abafashe ibyemezo uyu mugoroba, turagushimira abo wanditse ikintu gishyashya mu mitima yabo, turagushimira ko tuzabona umusaruro. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen.